Kwambara ibirenge ni kimwe mu bimaze kwibagirana hirya no hino mu gihugu bitewe n'imbaraga guverinoma yashyize mu gukangurira abantu kurushaho kugira isuku no gusa neza. Nubwo ariko usanga hari benshi bamaze kubyumva, usanga hari abatarabasha kubigeraho, aho usanga bagaragaza impamvu zitandukanye, ubukene bukaza ku isonga. Ubwo twatembereraga Imageragere mu karere ka Nyarugenge, twasanze bamwe mu bana bagenda mu muhanda bambaye ibirenge ariko babona umuyobozi bakihisha. Ubwo twabegeraga ibi nibyo badutangarije. Yewe zaracitse, amarambwe ngo arajya kuzigira ngo kuzidodesha. Iyo tugiye mu muhanda baratwirukankana abashaka kutujyana kwa Kabuga. Aba bana bagaragaza ko kutambara inkweto biterwa n'ubushobozi buke bwo mu miryango yabo. Bakaba bavuga ko ubuyobozi bubabuza kugera ku muhanda bambaye ibirenge, ariyo mpamvu bihisha we wabonye umuyobozi. Ubuyobozi bw'akagari bubabuza kujya kuko mwambaye ibirenge. Wapi? None ko ahangaha muri kwirukanga iki kiri gutuma muri kwirukanga? Nuko tubonye gitifu. Nyine gitifu iyo ubonye mwambaye ibirenge bagirute. Aratubwira ngo nidutahe. Iyo ngiye nk'uko imvura yaguye menya aho gutera irahanyinjira cyangwa aho ikanjomba. Nuko tuba dushaka ko ubuyobozi budufasha bukatugwira inkweto. Ibihe bibazo muhura nabyo mwambaye ibi birenge? Amahoro atujomba iyo tugiye gushaka inkwi. Christophe Ntirushwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere, avuga ko aba bana batabakumira kugira aho abandi bari, ahubwo babashishikariza ndetse bakanabatoza kugira isuku. Umuco w'isuku ni ngombwa. Umuco w'isuku ni ngombwa uretse no gukumira n'abari ku muhanda. No mu ngo tugerayo tureba ubwiherero, tureba uburyo abantu barana n'amatungo niba hari abahari, tubashishikariza. Rero isuku yo ni umuco. Turi no mu biruhuko tugomba gushishikariza abana kugira umuco w'isuku. Birumvikana kuko namwe murabizi umuco w'isuku twawuhisemo nk'igihugu. Umuyobozi rero yakebura umuturage ufite umwanda ntabwo cyaba ntabwo kubikora, ni ukubakebura. Uyu muyobozi akomeza avuga ko uretse muri uyu murenge igihugu cyose cyafashe gahunda yo kwita ku isuku mu rwego rwo kurushaho gusigasira no kurinda ubuzima bw'abaturage ingaruka mbi ziterwa n'umwanda. Akaba ashimangira ko uretse mu muhanda babasanga no mu ngo bigisha ndetse bashishikariza abaturage kurangwa n'isuku. Remy Ngabonziza mu ijwi rya Joseph Nyonzima, BTN.